rutare, hanyuma akingisha ibuye rinini, umuryango w'imva aragenda. Aho hari Mariya Madalena na Mariya wundi bicaye imbere y'imva. Umunsi umwiteguro wa Pasika urangiye, bukeye bwawo abatwabeheza bitambo n'abafarizayi bateranira kwa Pilato, baramubwira bati, mutegetse, twibutse ko wa munyakinyoma kiriho yavuze ati nzazuka iminsi 3 ishize. Nuko rero tegeka ko barinda imva kugeza ku munsi wa 3, hatabigishwa be bataza kumwiba bakabwira rubanda bati yazutse mu bapfuye, maze icyo kinyoma cya nyuma kikaruta icya mbere. Pilato arabasubiza ati, dore abarinzi, nimugende murinde imva uko mubyumva. Nuko rero baragenda badanangira imva, bashyira ikimenyetso kuri rya buye, maze basiga abazamu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Umunsi mukuru w'icyumweru cya Mashami utwibutsa ububabare bwa Nyagasani. Iyi nkuru y'ububabare bwa Yesu iduhishurira nk'ibintu bitatu. Icya mbere ni ubugambanyi bukomeye cyane. Icya kabiri ni ikinyoma. Icya gatatu ni imbaraga z'intungane. Ibyo byose rero uko ari bitatu, natwe biherekeza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yezu ati, mwaje n'inkota n'ibibando kumfata nkaho ndi igisambo. Ngo nuko abigishwa baramutererana, bose barahunga. Iri ni ijambo twazirikanye muri ivanjiri y'ibabara rya Yesu, yongera kutwereka ukuntu intungane ishobora gutereranywa, ariko Imana yo ntabwo ijya idutererana bibaho. Pasika rero twitegura guhimbaza, by'umwihariko iki cyumweru gitagatifu. Buri mwaka tujya tubihimbaza, ariko ndabinginze ntibikatubera umuco gusa, ahubwo bijye bitubera igihe kidasanzwe cyo kuzirikana umubano wacu n'Imana, umubano wacu n'abantu, ndetse n'ukuri gutuye mu mitima yacu. Ibibazo rero bikomeye cyane twese twakwibaza kuri uyu munsi. Icya mbere, ese umubano wa Yezu uhuza gute n'ubukristo bwawe? Ese umubano wa Yezu tuhuza gute n'ubukristo bwacu? Icyo nkundira Yezu ni gute ngihuza n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi? Ikibazo cya kabiri ngira ngo tuzazirikane muri iki cyumweru gitagatifu dutangiye, ese ni gute ubana n'abatugirira nabi cyangwa se abagambanyi? Sinzi niba bakiriho, ariko sinzi niba tugifite abagambanyi cyangwa abagira nabi, ariko se babaye bariho, ni gute tubanye nabo? Yezu ni urugero rwiza. N'aba bagore bose bari bamushagaye, harimo Mariya umubyeyi we n'abandi bamukundaga. Muri Yezu babonyemo intangiriro n'iherezo y'ukuri, kandi ntibigera na rimwe bamutererana kugeza ku ndunduro, kuko bari bafitanye ibanga rikomeye cyane. Nubwo bwose mbabaye, nkagambanirwa, nkagendana n'abangambanye, ariko umunsi wa 3 igitangaza muzabona nta handi hantu kigeze kiba, ibyishimo bizasendera umutima wanyu. Ese ni gute tubana n'abagambanyi cyangwa n'abagira neza?
kuko nabo ni abavandimwe bacu. Ikibazo cya gatatu rero twakwibaza twese, ese hari isezerano wagiranye na Yesu, ese uryubahiriza gute? Kristo Yesu akuzwe. Ibi katwibutsa Petero yakundaga Yesu bikomeye cyane, ndetse ageza naho agirana isezerano ataho uzajya hose tuzajyana, yewe n'ibinashoboka tuzapfana. Iryo ni isezerano rikomeye. Nanjye uyu munsi ndibajije, namwe ndababajije, ese hari isezerano wagiranye na Yesu, uryubahiriza ute mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe, mu isengesho utura, usengera abandi, mu buzima bwawe nk'umubyeyi? Ese iryo sezerano wagiranye n'Imana uryuzuza gute? Ikibazo cya kane rero twakwibaza, ese ni gute urwanya akarengane nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana? Ese ni gute urwanya akarengane? Yesu yarashagawe n'abantu benshi, Yesu yakoze ibitangaza byinshi, ariko ijambo yakomeyeho kugeza ku ndunduro ni ukwamamaza ukuri no kurwanya akarengane. Ese twebwe nk'abakristo, nk'abantu bamenye Imana, ni gute turwanya akarengane mu bantu? Ese mu kazi kawe ni gute urwanya akarengane? Ese uracyatinyuka kuvuga ngo iki ni kibi, iki ni icyiza, ukitandukanya n'ikibi ugakurikiza icyiza kugeza ku ndunduro? Nta wundi murage Yesu yadusigiye ni uguhindura isi yacu nziza. Ikibazo cya nyuma rero twakwibaza, ese iyi Pasika itandukaniye he n'izindi Pasika wahimbaje? Ibi birasaba ko amateka yacu tuyashyiramo Imana kugira ngo turebe agashya k'iyi Pasika. Bimwe rero twakwibukiranya, iyi Pasika ije isanga isi yacu iri mu ntambara. Kristo Yesu akuzwe. Se murabizira? Muzi ko isi yacu iri mu ntambara? Padi, iyo ntambara ibera kure ntabwo twayimenya. Hari intambara, kandi n'ingaruka yayo rwose bidatinze cyangwa byaratangiye igomba kutugeraho. Iyi Pasika rero ntisanzwe. Mu Rwanda rwacu harimo byinshi byahindutse mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Nimushaka kubimenya muzagera i Kigali. Padi, twe dutuye i Kigali turabibona, hari byinshi byahindutse. Iyi Pasika ntisanzwe. Mu buzima bwawe bwa buri munsi usubiza amaso inyuma, urasanga hari ibintu byinshi byahindutse mu mutima wawe, mu buzima bwawe, mu iterambere ryawe, yewe no mu biturushya ku mutima no ku mubiri. Iyi Pasika ni iki gusigiye nk'umukristo? Icyumweru gitagatifu rero ni icyumweru cyo kwisuzuma, tukareba uko tubana n'Imana, by'umwihariko mu mateka yacu ndetse no mu mateka y'isi muri rusange. Imana rero ni urugero ndasimburwa, ni inyenyeri ntasimburwa, idashobora kutuyobya, idashobora no kuyoba. Uwamukunze rero abona byinshi, yihanganira byinshi, ayobora abandi neza, aba umukristo w'intungane, kandi isi ntimujyana aho ishaka, ahubwo arangamira uwo yakunze cyane kugeza ku ndunduro. Iki cyumweru rero gitagatifu ni ukuri kitubera igihe cyiza cyo gusubiza amaso inyuma, maze ubukristo bwacu hakagira ikiyongera, ikibi tukakigendera kure, maze neza urukundo Yesu Kristo yabibye mu mitima ya buri muntu ikatubera impamba muri iyi si yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Mujye ijuru twamamaza ukwemera kwacu.
kwemera kw'Imana rimwe. Umutegeka wacu n'umwe, umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Data yarasazwe amubyaye. Imana yavuye ku Mana, n'urumuri rwavuye ku rundi. Mana y'ukuri yavuye ku Mana y'ukuri, yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na Data. Niwe wahaye byose kubaho, icyatumye amanuka mu ijuru, ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire. Kubwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, yabambwe ku musaraba twagirira, ku ngoma ya Ponsiyo Pilato. Niho yapfuye maze arahambwa, nuko ku munsi wa gatatu razuka, nk'uko byari byaranditswe. Nuko azamukira mu ijuru, yicaye iburyo bwa Data, kandi azagaruka gucira imanza abakiriho n'abazaba barapfuye. Ingoma izahoraho iteka. Roho Mutagatifu n'Imana, ni utanga ubuzima, aturuka kuri Data no kuri Mwana, arasengwa arasingizwa hamwe na Data na Mwana. Niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Kiliziya itunganye gaturika, kandi ishingiye
ku ntumwa batesimuni ikizaba ntibyaha ntegereje izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo buza bakristo bavandimwe, tutakambira Imana kugira ngo itabare abantu bose bakijijwe n'amaraso y'umwana wayo. Tubisaba Imana.